nishingikirize ku Mana. Dawidi yaravuze ngo nishingikirije ku Uwiteka ngo hanyuma ngo mpinduka ishyano ritangaza benshi. Iyo wizera Imana, iyo wiringira Imana, iyo byose ubyeretse Imana, iba ifite ubushobozi bwo kubihindura bishyashya. Imana irakubwiye mu ijambo ryayo ngo dore byose ndabihindura bishyashya. Iyo ivuze byose ni ukuvuga ibikomeye, iyo ivuze byose ni ukuvuga ibirebire, iyo ivuze byose bivuga ibibazo biva mu bakomeye, iyo ivuga byose bivuze ibibazo biva mu bakurusha imbaraga, biva mu bagusumba, biva kure cyane, biva hafi, ngo byose ndabihindura bibe bishyashya. Nubwo cyaba kigaragara nk'ikitahinduka mu maso y'abantu, ariko Imana ifite ubushobozi bwo guhindura ikintu icyo ari cyo cyose, uko cyaba kimeze uko ariko kose. Imana ishobora guhindura ubuzima bwari bukakaye ikabworoshya. Imana ishobora guhindura ibintu byagutsindaga igahindura wowe ukabitsinda. Ibyari hejuru yawe Imana ifite ubushobozi bwo guhindura, hanyuma ibyo bintu bikakuvaho wowe ukajya hejuru. Ndavuga bya bindi byagukandagiye, yaba karande, yaba imyuka yo mu kirere, yaba imyuka yo mu mazi, yaba imyuka yo ku butaka, yaba imyuka igendagenda hariho hose, aho yaba bituruka hariho hose. Imana ifite ubushobozi bwo kubihindura byose bikaba ibitsindwa, hanyuma ukaba utsinda. Ushobora kuba aka kanya urimo gutsindwa, ariko Imana yakugira utsinda. Imana yigeze gusanga Gideyoni iramubwira ngo wa munyamaboko we, ni marayika w'Uwiteka wari ubimubwiye cyangwa se marayika. Gideyoni ntabwo yabyumvaga neza, yaravuga ngo none se ndi intwari gute? Ntiyiyumvaga. Ngo yararimo afata ingano akazisekurira mu muvure bengeramo vino. Iyo umuntu ari mu bibazo cyangwa iyo umuntu agoswe, iyo umuntu akandamijwe n'ibibazo cyangwa n'imyuka mibi, akora ibintu mu buryo buri inverse cyangwa uburyo bucuritse budahwanye n'uburyo abantu bakoramo ibintu. Urumva yafataga umuvure basekuriramo bengeramo vino, hanyuma bakawusekuriramo ingano. Urumva yakoraga ibintu bitajyanye. Ubuzima bwari bwaramweretse ko yafata umuvure bengeramo vino akawusekuriramo ingano. Ntabwo byari byo, yari yatangiye gukora ibintu mu buryo butari bwo. Ariko Imana iramwegerera amubwira ngo wa munyamaboko we kandi ugira n'ubutwari. Hanyuma agerageza kubihakana ko atari umunyambaraga, agerageza kubihakana ko avuga ko ntacyo ari cyo, yemezaga ko ntacyo ari cyo, ashingiye ku buzima yari arimo gucamo ako kanya, ashingiye ku buryo yabonaga abamidiyani barimo babirukana, barimo babatsinda. Ariko Imana iravuga ngo uri umunyambaraga, ugira n'ubutwari. Rero ikintu nshaka kukubwira muri aka kanya nuko Imana ifite ubushobozi n'aka kanya ko guhindura ibyo bibazo. Ibyo urimo gucamo Imana yabihindura kandi cyane. Ntabwo biyinaniye. Kuri yo biroroshye. Kuri wowe ushobora kureba ukabona birakomeye, ariko kuri yo biroroshye ndetse cyane. Hanyuma dusubiye kuri ijambo ngo byose ndabihindura bishya. Uvuga ngo nta kintu Imana itahindura ngo kibe gishyashya. Yego nibyo urimo uravuga uti byose byaranze, ahantu hose byarananiranye, ariko Imana ifite ubushobozi bwo kubihindura bishya. Bibe mu butunzi, business zawe cyangwa business yawe, Imana yahindura. Niba wari urimo ushaka kuyivamo, niba wari urimo ushaka kuyireka, niba wari urimo ushaka guhindura cyangwa wumva watsinzwe wacitse intege, naje kuguhamiriza ko Imana ifite ubushobozi bwo kubihindura bishyashya. Ushobora gucibwa amafaranga ukayacibwa utanayafite, wenda nimvuga ko yacibwa ntiwumve mu buryo bw'ibihano gusa. Ashobora kuba ari minervari y'abantu ukeneye, ashobora kuba ari amafaranga y'ikode,
ashobora kuba mbese amafaranga mu buryo butandukanye, ajya kubona ukabona arasa naho akurenze, ukavuga ngo noneho ndabigenzana. Iby'Imana yabihindura, ntutitire, ntugire ubwoba. Hanyuma hano mu gitabo cy'ibyahishuwe ahangaha turimo gusoma, aratubwira ngo abanyabwoba n'abatizera, ngo abanyabwoba n'abatizera abo ngabo ngo ntabwo bafite umugabane mwiza. Bivuze uko biri, aravuga ngo umugabane wabo ngo ni inyanja yaka umuriro n'amazuku. Bishatse kuvuga iki? Niba wizera Imana, ntugire ikintu utinya, kuko Imana yawe, Imana yakuremye, byose ishobora kubihindura bishyashya, byose ishoboye kubihindura bikaba bishyashya. Aho waba uri hose, ikibazo waba urimo guhura nacyo icyo ari cyo cyose, ndashaka kukubwira ngo Imana ifite ubushobozi bwo kubihindura bikaba bishyashya, bikaba bishya. Ntutinye, ntiwihebe, ntugire ubwoba. Hanyuma mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 11 umurongo waho wa 11, aravuga ngo na Sara hatubwira ibya Sara ngo yari yaracuze. Gucura ni ikimenyetso cy'uko byarangiye, ni ikimenyetso cy'uko bigaragara nk'ibidafite igisubizo, ariko mu by'ukuri Imana yo ibifite igisubizo. Igihe icyo ari cyo cyose Imana ihora ifite igisubizo cy'ikibazo, ikibazo uko cyaba kimeze kose, nubwo cyaba kimeze nk'icya Sara, iba igifitiye igisubizo. Rero ntucike intege, ntiwihebe, ntutitire, wishingikirize ku Mana. Dawidi yaravuze ngo nishingikirije ku Uwiteka, ngo hanyuma ngo mpinduka ishyano ritangaza benshi. Iyo wizera Imana, iyo wiringira Imana, iyo byose ubyeretse Imana, iba ifite ubushobozi bwo kubihindura bishyashya. Imana irakubwiye mu ijambo ryayo ngo dore byose ndabihindura bishyashya. Iyo ivuze byose ni ukuvuga ibikomeye, iyo ivuze byose ni ukuvuga ibirebire, iyo ivuze byose bivuga ibibazo biva mu bakomeye, iyo ivuga byose bivuze ibibazo biva mu bakurusha imbaraga, biva mu bagusumba, biva kure cyane, biva hafi, ngo byose ndabihindura bibe bishyashya. Byose ndabihindura bibe bishyashya. Nubwo haba hari ibintu abantu barimo kugushyiraho, wenda bakakujyana no mu rubanza, bakubeshyera ubizi neza ko bakubeshya, wenda ukabona urasa naho watsinzwe cyangwa waneshejwe, ndagutangariza ngo Imana dusenga ifite ubushobozi bwo kubihindura bishyashya. Imana twiringira, Imana dukorera, Imana tumaranye imyaka nayo myinshi cyane, twagiye tubona ibyo yakoze, twagiye tubona izura bapfuye, twagiye tubona ikora ibitangaza byinshi. Wizere, wizere, wiringira Imana, ntutinye, ntugire ubwoba, ntiwihebe, ntube mu banyabwoba. Aka kanya ntufate umugabane w'ubwoba, ufate umugabane wo kwizera, wiringira Imana, aba ariyo wishingikirizaho. Nk'uko Dawidi yavuze, nk'uko nabisobanuye mu kanya, ngo nishingikirije ku Uwiteka, ngo hanyuma ngo mpinduka ishyano ritangaza benshi. Ntiwihebe, wizere Imana, usenge. Niba utazi no gusenga, niba utabishoboye, twebwe turagusengera, kuko iki kiganiro turagisengera, tuba twanagisengeye. Wewe wizere, wizere. Ushobora kuba ngo ufite indwara ikomeye, Imana yacu iracyakiza. Iyo ndwara yakira, iyo ndwara yakira, nk'uko ijambo rivuze ngo byose ndabihindura bishya. Imana ni ifite ubushobozi bwo gufata ibintu byose bidashobora guhinduka ikabihindura. Ntabwo nzi neza, yego turi mu gihe cy'ikoranabuhanga, turi mu gihe cya tekinoloji, ariko ntabwo nzi umuntu wafashe ingumba
wayihe kubyara. Ntago mbizi, ntago mbizi, ntago nzi umuntu wafashe, umuntu wacuze ngo amuhe urubyaro ngo akomokeho n'abangana n'umusenyi wo ku nyanja nk'uko Imana yabikoreye Sara. Ariko Imana iravuga ngo byose ndabihindura bishyashya. Ivuga byose harimo n'ibyago, ivuga byose harimo ibigoye cyane, ivuga byose harimo ibidashoboka mu rwego no mu mitekerereze y'abantu, ariko mu mitekerereze y'Imana byose ifite ubushobozi bwo kubihindura bishyashya. Wizere usubizwemo imbaraga. Uravuga uti maze igihe kinini cyane ndi umushomeri, nta kazi mfite, umva iki kiganiro ko kirasengeye. Wizere Imana muri aka kanya, Imana irabihindura bishyashya. Imana irabihindura bishyashya. Ufate iyo diplome yawe uyisengere cyangwa se uyizerere, Imana irabihindura. Imana irabihindura. Uravuga uti ubuzima bwanjye bwaranze, bwarananiranye, bigeze hahandi. Hari umunyarwanda avuga ngo haraho ngo umwanzi ngo avuga ngo awa. Nubwo haba ariho ubuzima bwawe bwaba bugeze, Imana ntishobora kugutererana wayizeye, wayishingikiririjeho. We ntibishingikiririze ku bindi bintu cyangwa se ku bandi bantu, we wishingikirize ku Mana. Uri bubone gukomera ku Imana, uri bubone guhindura ku Imana. Ku Imana irabihindura bibe bishyashya. Hari ibyo ushobora kuburambiwe ukavuga ibinda birambiwe, ibibazo ndabirambiwe, abarozi bandoga ndabirambiwe, n'ibindi byose birambirwe kandi ubyange. Imana nayo iriteguye kubihindura bishyashya kandi ifite ubushobozi. Ntawe isaba ubushobozi, ntawe isaba ibitekerezo, ntawe isaba inkunga ngo ibikore. Wowe iragusaba wizere gusa, wizere byonyine, hanyuma Imana irabihindura bishyashya. Imana ibaho umugisha kandi bagirire neza. Ndumva twagana ku musozo, hanyuma tukazahura n'ikindi gihe turi kumwe. Twebwe mugume kwizera gusa ndetse no gukunda Imana, kandi niba utarakira Yesu wakire Yesu kugira ngo byose birusheho gutunganira. Uve muri side mu ruhande rw'umwanzi Satani, winjire aho twikirwa n'amaraso ya Yesu Kristo. Reka rero tubahe inomero za telefoni. Hari uwaba ashaka gusengerwa, hari uwaba ashaka gutanga ibindi bitekerezo. Nomero za telefoni ni 0788 nanone 47 98 hanyuma 13, cyangwa se nanone 0794 9 80 73. Imana ibagirire neza, Imana ibahe umugisha. Naho ubutaha.